Mwiriwe neza abakunzi b'ikiganiro The Real Women nkuko bisanzwe gicaho kuwa kane saa 1 z'ijoro no kuwa gatandatu saa 2 z'ijoro. Uyu munsi turi kumwe nk'ibisanzwe na Pascal ko agomba kwanzuza Beri. Wiriwe neza? Wiriwe Pascal. Wiriwe nawe Berize na Pascal. Wiriwe Christine. Uyu munsi ndabona wadufite specialité. Ubayiki? Mama mudogo sijui. Uyu nagaye mama mudogo yabaye keza. Il est trop belle, trop jolie, trop cyane rwose. Nanjye nabikunze cyane. Ariko leguele kureba buriya ntago ari ibintu tudadese niko bimeze. Uyu nisi urahera he uvuga ko bitari byiza. Wenda kuba atarimo kubimenya Berize ntago ashaka ari kwiyumvisha ukuntu nateze igitambaro. Mukanya nko muruze kureba muraza kureba ukuntu byaje kugenda kugira gishyireho ukuntu procedure ariko mbere yuko abishiraho nge nabona gasa neza kurusha. Yasha none nabaye byabaye bibi kuko nagiteze nje ariko nabikunze kuko ni ibintu bya kinyafrika bigaragaza umuco wo muri Afrika se cyangwa navuga n'abanyarwanda urabona ko ariko ngiye kibazo mfite si igitambaro n'ukuntu wagiteze none se bibaza ko iwacu nta gitega se nanjye nshobora nkitega ariko nagari cyo kuryama wagira ngo yikoreye nka karisimbi none ikibazo nuko yateze agakora kare ka design ngiye ndabona ari keza she's like a queen. Ewe queen we nukuri she's like a queen no nambaye corone mu yandi magambo none igikwembe wa kinyafrika sibyo ntago dusanzwe tubona abiyo kure hanze ya Afrika batega ibintu nk'ibyo ngiye ndabona ara akantu nyine ka uniqueness urabona ko urasa neza nakabara birajyanye none nako kantu yashyizeho ubwo kujya mu mwitabo kantu nuko ngiye sinzi uko nakita ariko ngiye ndabona ari byiza ako Berize ndumva yasetse yatembaga Berize ndashaka ko duha amarezo akatubwira impamvu atakunze no design yewe ubundi baraza kureba before and after abadukurikiye ngiye before nari nayikunze shizeho after rero uvuga ngo wakundagira imisatsi afite n'ibindi byose ari kuza afite maybe nari kuyikunda ariko bingiye sinabikunze nanjye nakubajije turashaka kumenya amarezo ngewe navuze ko nkunda igitambaro wowe uravuga impamvu utagikunda ngiye ntago navuze ko nanga igitambaro buri murimo muranyumva nabi nanze ko wagiteze okay ntacyo wanze ko washaka ko ngitega gute ugitega ukundi maybe byari kubera ariko ubundi umuntu niwe umenya ukuhe gute ukundi gute ngira ngo wagiye ubona amafoto numva buriya nkigutegeye waza kubibona nyuma ndaza kukigutegera rero ko ngiye nakigutegera yasha Beri sinibaza ko byaba byiza kurenza ibi ariko ngiyewe reka yabonye wayekeza cyane tubakwa nanafushye birashoboka buriya rezo ni nyinshi reka tuzirikire n'uzigumane none izabakobwa zo ziba ari nyinshi cyane oya buretse gufuha ko nge nabikunze aho gusuba inzogera kugikora reka tujye gutereshaho koro sinzi nk'ibintu nk'ibi yavuze ko yatwigishije kugitega ariko sinzi nimba nzabasha kubisubiramo ngo mbimenye biragoye ariko nanone Okay, muri makeya rero dutangira ikiganiro cyacu nkuko mubibonye icyo tugamije cyane kuganira hangaha ni ku mwambaro wa kinyafrika cyane urebye nk'igitenge iyi nkumi yashize mu mutwe Piension nijipo rega ukize yambaye buriya ni igitenge yego nayo ni igitenge ubuzeho gatoya tugaha agaciro umwenda wa kinyafrika yaba ari mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye we waganiriye n'iriya nkumi mwageze kuki yambwiye mubirebye wavuga ko ni nka business yihangiye akaba ari yo kwigisha abantu gutega igitambaro ariko bikaba ari ibintu tutabona ahantu henshi tutanumva ahantu henshi ariko kubona yaratekereje ako kantu gatoya abantu benshi nababwiye ati business yanjye ni kwigisha gutega igitambaro buri abanza akabitekerezaho cyane kandi in fact abantu benshi barabikunda cyane abanyamahanga uko urumva gutega igitambaro ni ibintu biri African style kuva kera n'ubu ngubu ababyeyi bacu batega ibitambaro ariko na Christelle akaba agiteze yabereho sigushima ababyeyi ari generation yashize ari niyo ariko muri make araza kutubwira nyine ukuntu yabitangiye impamvu ni passion ko ari passion yiwe cyangwa ukuntu abona impamvu yumva umutegarugori cyangwa umukobwa wese yatega igitambaro nibagiye kureba araza kubona uko bisobanura neza mbere yuko dukomeza na Ange ariko ngenda bifite ikibazo cy'amatsiko nshaka kwibariza Berize wowe okay tuve ku bitambaro ariko ushyigikiye umwambaro wa kinyafrika cyane uwo umva wakambara uretse kira gitambaro cya Christelle niki
ako umwambaro kinyafrika uri wide cyane kuko uko abo South Africa bambara siko abanyarwanda bambara siko abazambia bambara urumva kuvuga ngo umunyambaro wa kinyafrika biri wide cyane ukunze waba umeze gute ariko turebye mu bintu byinshi dusangira igitenge kirimo Africa de l'Ouest yose igitenge kirimo amabubu ikiko bigenda kose 8% igitenge kirimo urumva umwambaro wa kinyafrika navuga dusangiye kandi umuntu yakwambara kuko bitewe nuko ushaka kuambara cyangwa uko ushaka kumwenda ubuteye ushobora kubikora mu gitenge ndumva ari igitenge uwi umwambaro wa kinyafrika wumva wakwenteresa cyane n'uwo imishanana ya kinyarwanda imishanana ariko ni byinshi ariko uretse ko igitenge n'ubundi kiza ku mwanya wa mbere ntawe utabizi ko igitenge cyo kiza ku mwanya gihuzwa n'abantu benshi mu bihugu byo muri Afrika wenda imishanana naba mvuze kote u Rwanda n'u Burundi mwitero ariko ku bindi bihugu byo hanze West Africa cyangwa se ibindi bya North bakore ibitenge tubisanga y'ahantu hose ariko akabazo k'amatsiko kera dusa nkaho tukiri batoya nikuvuga nko mu myaka 15 14 sinzi niba mutarabona ko abamama kenshi bambaraga ibitenge kubikenyera bambara hariho amaribaya ubu ahubwo abantu nabonye batagikunda ibikwembe nka kera nicyo kibazo aho barabikunda ahubwo ntago bakibyambara nkuko babyambaraga ni nkuko tuvuga style model irahinduka ariko igitenge kiracyahari ahubwo noneho ubwo byabaye wide kuko n'abajene basigaye bambara ibitenge ariko umumama sibyo kiranye twumvaga ko umumama yaberewe yambaye igitenge yagiye kwa nyirabukwe yagiye mu bukwe yagiye hehe yagombaga kwambara igitenge ariko uriya muco uragenda ugasanga n'igitenge afite wenda ni yapantaro yambara kwa gatanu ipantaro yadodesheje mu gikwembe oya usanga ari nk'igitenge kimwe agira wenda occasionnellement ahubwo ngiye ko mbibona byarahindutse ntago generation yabyambara ari kibyambara generation iri munsi yari kwiye kubyambara n'isigaye byambara ndavuga twebwe nitwe dusigaye twambara ibitenge kurusha ababyeyi bacu niko ariko twebwe wenda muri sense tubyambara nkuko Pascal yakishonesheje mijipo undi akagishonesha mikanzu ariko de facto no kugitenge gihari byo bagarira arika abadukurikiye buriya baraza kuduha ibitekerezo batubwire mpamvu ki uriya mwambaro w'igitenge ugenda ushira wenda ntago twabibaza Ange ko ni imyaka yacu ni generation yacu ariko twazishaka umumama mukuru akatubwira ese kuba abamama batacyambara cyane amaribaya ngo bagire ese nta ngaruka ese no gutuma umuco wa kinyafrika bimeze gute twabashaka umubyeyi buriya akadusubiza ariko n'abadukurikiye bakaza kuduha ibitekerezo kuri contact turi bagezeho ikiganiro ni Delio women nimujye kure Don't you know you're so beautiful? I wanna give all my love to you, girl. Not just tonight, but the rest of your life. I wanna be always here by your side. Girl, don't you know you're so beautiful? I wanna give all my love to you, girl. Not just tonight, but the rest of your life. I wanna be always here by your side. When you're not here, you don't know how much I miss you. The whole time on my mind is how much I'm gonna get to make you feel so good, like you know I could. Tell me if you feel the same way, 'cause it just feels so right. I don't wanna waste no time. Girl, if I had to choose, I know I'm gonna always choose to be with you. Girl, don't you know? Girl, don't you know you're so beautiful? Yeah, babe, I wanna give my
I'm gonna always choose to be with you. Girl, don't you know? Girl, don't you know you're so beautiful? Yeah, babe. I wanna give my love. mwiriwe Anyway, mwabanza mukatwibwira. so yeah, nitwa Ange Dukunde, and I am, let's say, a designer. I use head wraps like what I'm wearing to promote women and to promote Africa. Izina rya yo The brand, actually, it's a movement. Like I created a movement like 2 years ago called Oser Le Foulard, which means dare to wear a head wrap, or Gutega, igitambaro, and that's like the name of the movement and of the brand. you said byatangiye when 2 years ago. It's about to be 2 years, like 1 year and something, but yeah. niki kikwiinspiringa nyine gukora niki cyagupushinze gukora Oser Le Foulard? Icyamfushinze gukora Oser Le Foulard. Yeah, so I grew up between Europe and Africa, and I was, I had this feeling that women were not promoted the way they should be promoted, and I was looking after a way to promote Africa by using women, and that's how it all started. I was like, because I like fashion and I like beauty, and I am really like inspired by Africa, our culture. So I was looking after a way to put all them together and to bring something that will promote the woman, the African woman, and the continent. Okay, super. Ndashaka umbwire what is itandukaniro, cause mu muco wacu umubyeyi yabyutse ntiyanaryamye ndetse abateze igitambaro. Difference hari watanga urugero kugira abantu bumve what is the difference between what you do n'ibyo twe tumenyere, as in we tubona every day around us as Africans, kuko igitambaro. I get inspired by those women. It's like igitambaro ni kintu cyahoze nkuko maze kubivuga, like our mothers used to wear that, our grandmothers used to wear that, but as something to protect their hair, cyangwa bamwe bagiye kuvoma kugira ngo baprotéger leur tête. So what I do, I use, to me, a head wrap like igitambaro, it's like a crown. It's like, to me, in every woman there is a crown, a queen hiding, and I try to reveal that queen using my head wrap. So it's like a crown that I design to promote and to celebrate the queen hiding in every woman. That is the difference. Wow. And ibitambaro utega cyangwa ibyo ukoresha biba bikoze mu gitenge, cyangwa kuko igitenge twe muri Africa, yes we have it, ariko it's like a little bit expensive, right? Nagora umuntu wose yabasha kukitega cyangwa kukigeraho cyangwa kukibona. What do you use? Ntegeja, most of the time nkoresha ibitenge because it's African, and it's really it shows like the African image, so most of the time I use wax, ibitenge, but I also use like a lot of other fabrics. I can do a lot of things with fabrics. It doesn't really matter. So what you do twabyita kwihangira umurimo, or it's ni ibintu wakunze, ni ibintu wabaye inspired in, cyangwa ni ibintu ukora for a business purpose? It's all together, because it is a passion. No kwihangira umurimo, because I think abantu bose bazi gutega ibitambaro, but it's not everyone who stood up and tried to do what I'm doing today. And it's also a business, like a kind of a business, because I earn money with it. So it's all together. But the most important thing is that I love it, and I really do it to promote Africa, because I'm a lover of Africa. So it's kind of, first it is a passion, and then it became a business. Uko tubyumva ni ibintu byiza. So abadukurikiye bashaka kwibaza se twabibona gute, ufite exhibition or twabona he ibyo bihangano byawe? So I have a website. It should be online in a few weeks, and otherwise Google Oser Le Foulard, you will find everything about me. And I had also this exhibition going on here at Select Hotel called Mwamikazi. Why Mwamikazi? Because, like I was telling you, there is a queen hiding in every woman, and I wanted to promote 10 women, 10 African Rwandese women that use art to promote Rwanda. So this exhibition it's here till, I think I have to remove this today. I'm taking off the pictures today, but they will be online, and I'm probably looking for other places to put them.
So I want you ndashaka kugira abanyarwanda kazi kuko the purpose ni abagore batega ibitambaro ndashaka ubabwire akamaro ubona wowe muri wowe nko gutega igitambaro nk'umukobwa cyangwa umugore w'umunyarwandakazi. Well, ntabwo ngitega buri munsi, but most of the time ngiteze, and to me it's like, excuse me, nkuko wavuze wabaye mu mahanga wari mu Rwanda, so uri mixed ahantu hose urahajya, so ndashaka ubereke ubabwire what is the importance kuri wowe yo gutega igitambaro. So what I realized as African women, most of the African women, sometimes we are a little bit shy to be the person that we really are. So, and certainly in the Rwandese culture, because our culture is not like we have to be like, you know, a real Rwandese woman. So it's good to have that kind of culture, but I think that every woman should be able to be the person she really is inside. It doesn't matter how big, how slim, or how, I mean, doesn't really matter how you look at things, as long as you have confidence, and that's why I use head wrap to reveal that confidence. As long as you believe in yourself and you believe you're beautiful, no one can step on you. And that's why I want to tell all the Rwandese women, all the African women, because I define myself first as an African and as a Rwandese. You guys are all beautiful, and I believe there is a beauty and a queen hiding in everyone. So I want them to believe in them, to dare to wear these head wraps, and to step like queens, because we are queens. Ce que j'ai trouvé ici, c'est vraiment une culture que je connais pas par mes origines, et là j'ai vraiment apprécié trouver tout ce qu'on a en fait en Afrique ici. J'ai découvert l'atelier Oser Le Foulard via Facebook. Voilà, donc on a décidé d'y participer parce que c'est multiculturel, ça rassemble pas mal de groupes ethniques, et voilà, ça nous permet de retourner à nos sources et de pouvoir aussi essayer pas mal de styles de foulard. Là, le mien en l'occurrence, il me plaît. Donc voilà, donc on fera passer le message, et c'était pas mal à refaire. Okay, watubwiye ko ubikora nka business, right? Ariko hari ukuntu umuntu adashobora kubyumva ukuntu ubikuramo as in amafaranga. Ese utegera umuntu igitambaro, ese umuha advice ukuntu yambara icyo gitambaro ku mwenda. How do you get it as a business? Well, it started as workshops, you know, like I told you, nakundaga en fait ibintu histoire yose yatangiye kwako nadesize hashize imyaka ingahe 7 nafashe decision yo kogosha umusatsi ugira umusatsi mugufiya mugufiya, and I started to wear like short hair, and I wanted to change from haircut, but ntabwo nashaka gushyiramo perruque sindefriza because I'm against that, and I don't wear wigs and whatever, so I started wearing head wraps, and abantu bakajya bambaza ese ibyo bitambaro bitegute, and that's how I had the idea of starting organizing workshops to teach them how to wrap it. And the first workshop had like 20 or 30 people. It was good, but then the second one bagenda biyongera till like now I'm at the 7th edition in Paris. I got to Brussels, London. I mean, I travel like around Europe and hopefully now Africa to teach them that. And I have in Paris harigiye bagira kwijana baje just kwiga gutega ibitambaro, and that's how it became a business, because like because it's like a service. But it's like they can do something that you can do. I mean, I teach them how to wrap their head, and that's how, I mean, they pay. And I also have the website I was telling you about. I will be selling fabrics to like in the amatissu to wrap them and giving tutorials, and that's how it became a business. And it's good because I'm using my passion
to promote Africa and as a business. So it's quite, doing something you love and earning money with it. It's quite good. Okay. Ese waba ushobora gutega igitambaro at any outfit cyangwa ahantu uko umuntu wese uko ameze uko ushobora kumufasha gutega igitambaro utitaye uko yambaye. I think so, because abantu benshi batekereza yuko like you have to wear your headdrops when you wambaye gutega igitenge cyangwa wambaye ibitenge whatever. But look at me, I'm wearing sneakers and she looks smart, by the way. Thank you. It's just I feel like I have, when I dress myself, I want to feel like, I don't know how to explain that. But like who I am. I don't want to fit in what a society is asking me, whatever. So yeah, igitambaro kijyanye to me, you just have to look at the colors and that's it. Urakoze cyane. Okay, so nkuko mubona ngiye gufata hano ngiye gukoresha igitambaro cya 1m80. On va faire un truc super simple. Ikiganza kiri. Hano ndakora un nœud kugira ngo ifatishe gihambuke. Ashaka kurekura. You know, like it's like the basic kugira kidafunguka cyangwa kitaza kugutakara cyangwa hama nkafata ikisu yindi isigaye niyo ngiye gukoresha kugira nkore like a design. Ngibi rero niho tekiniki zasera niyo mpamvu dukoresha workshop kugira ngo tubyigishe ko ntago kubivuga mu minota mike gutya ntago c'est pas facile. Okay. Ndabona byihuta. Mbikora iki kitihuta nuko byigisha umuntu. Ibyo kwako batabimenyereye, it's like a little bit difficult. And voilà, this is one of the design. When ntabwo muri reba, but I think ndimo ndabiyereka. It's good. So mukanya wambazaga icyo nabwira abantu bashaka kwishingira imirimo cyangwa bakaba wenda batagira courage cyangwa babona ibintu bibademotiva. So what I would say to them is kwihangira imirimo, believing mu byo bakora, ntibagacika intege kubera yuko a partir du moment yuko wowe wiyumvamo ibyo ushaka gukora ukabuzi aho ushaka kujya ukabuzi aho icyo ugamije. I think that's the most important thing. So believe guys in yourself and work hard kwako utagize icyo ukora ntacyo wageraho. So keep doing what you're doing and believe in you, and we all queens. Look at her. Thank you. Muri make watubwira iri murikagurisha rijyanye n'ibiki? So nkuko nakubwira mu kanya, I decided to start a project 2 months ago yitwa Mwamikazi, a project ishyira imbere abagore b'abanyarwandakazi b'abanyafrika 10 bakoresha art kanjye to promote Rwanda. So this is an exhibition, donc imurikagurisha like you just said, y'abagore donc 10 bose bafite something in common is that they use art, like I just said, to promote Rwanda and to promote Africa. Nicyo wakurikije ubahitamo? Kwako nashakaga abantu bari muri sector nk'iyange kandi bakora ibintu nabo ari bishikwa kusifa art. Using art to gain your money is quite new here, so niko nagiye mbahitamo. And this is uyitwa Dida. She's an actor and a writer. And then you have Makeda, like the first female DJ of Rwanda, and this is Ange, Angel. She's a singer, and then you have Diane over there, who is a founder of a makeup concept. Hari n'abandi, and Ese aya matablo abana bashobora kuyagura? No, because nkora iyi project nashakaga just highlighting women. The objective
an exposition. Yeah, it's an exhibition. Ntago nari natekereza kujya kuko ko ni faces z'abantu, so it's not really easy to sell them, but yeah, nabikoze nshaka kubashyira imbere ndabona ko ndashaka kuzakora like a huge exhibition of the queens of Africa, harimo abo abanyarwanda n'abandi banyafrika bo mu bindi bihugu. Akazi cyane. ngira ngo mwabibonye rero ko tumaze kuganira na Ange uhagarariye Oser Le Foulard. Mwabonye ukuntu ariko afite creativity, murimo muranabireba live hagati aho live ngira ngo banabonye ukuntu batwigishije gutega igitambaro. buriya tuzajya duhura mu mujyi wa Kigali n'ahandi umeze neza. Kuva ejo sinzongera kugikuramo, ariko abantu bari kudeba bose barabona bitambereye nubwo Belize yabyanze. Belize rega ni kwa ariko muguma munzara musize. niko ko wanga ibintu byiza, yanga ibintu byiza senze. Reka rero tubasezere, tubaragize Imana ubwo naho ubutaha mu kiganiro Real Woman. ngira ngo turabasigiramo akavideo kari special video nimujye mutakabonye. Ntago bagenda batarebye ibyo twabateguriye, kandi ntimwibagirwe ko kuri YouTube noneho mushobora kujyaho mukabona ibiganiro byacu birambuye bishyashya. Bajyaga babona uduce duto iminota mike, ariko ubu ngubu twabishyizeho ari ibiganiro birambuye. Inkuru muri ke dusezere dutahe. Oya nta gutaha, baracyanyigisha gutega ibitambaro. Ntacyo turagusiga hanga. Mukomeze rero mugubwe neza. The Real Women Show ni kwa gatandatu saa 2 z'umugoroba ndetse no kuwa kane saa 1 z'umugoroba. Aba bakobwa beza ni Christelle, Belize, Pascal. Bye. Bye. Ha!